시작은 시작은 너무 잘 시작했네. yaramwishe amuta mu gihuru. Nyuma y'imyaka 18 aba ari buza kumushinja mu rukiko. Abakunzi b'ibiganiro byacu reka tubasubize tubifuriza ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni Clarisse nk'ibisanzwe muri kumwe. Uyu munsi turavuga ku mateka y'umwana witwa Jennifer Sweet. Ni inkuru itangaje y'umwana w'umukobwa witwa Jennifer Sweet aho mu kwezi kwa 9 mu 1990 umuntu yamwishe mukasi ijosi amusiga azi ko yapfuye. Nyamara aza kubaho ku buryo yanditsweho igitabo cyiswe Married with Secrets, The Girl in the Window. Wakwibaza uti ibyagenze gute? Jennifer Sweet wari ufite imyaka 8 gusa y'amavuko yararyamye mu cyumba cye mu nzu yabanagamo na nyina gusa witwa Ellen aho ni mu mujyi wa Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari mu kwezi kwa 8 itariki 9 mu mwaka 1990. Ubusanzwe umwana w'umukobwa yararanaga na nyina mu buriri bumwe. Uwo munsi nyina yari yamusabye yuko yajya kwiraza ariko ntago yari azi ikidasanzwe gishobora kuba ku mukobwa we. Iryo joro nibwo umugabo yinjiye mu cyumba cye. Yaciye mu idirishya aramutwara agenda amubeshya yuko ari maneko ikorana na polisi kugira ngo umwana amugirire icyizere. Nyina mu gitondo yarabyutse arebye mu cyumba cy'umwana aramubura ariko asanga itari gicanye ndetse n'idirishya rifunguye aribwo yamenyeshaga polisi. Uwo mugabo waje kumenyekana nyuma y'imyaka 18 ku mazina ya Dennis Earl Bradford yamutwaye mu modoka ariko umwana atangira kumva atamwizeye. Nubwo yaje kumubaza amazina ye uyu mugabo amusubiza yitonze yuko yitwa Dennis. Baje kugera ahantu hari igihuru umugabo amusohora mu modoka amufatiyeho icyuma. Amufata ku ngufu arangije amukata ijosi amujugunya muri icyo gihuru azi ko yapfuye. Kubera ukuntu uyu mwana Jennifer yari yakomeretse cyane imitsi yo mu ijosi yacitse ntiyabashije kuvuza induru ku buryo yamaze muri icyo gihuru amasaha ageze kuri 12 agihumeka mbere y'uko abana bakinaga bamukuyeho bagahita batabaza. Jennifer akigera ku bitaro abaganga bahise bavuga ko atazongera kuvuga ukundi. Iki kandi kikaba cyari kinabangamiye iperereza ko yagomba gutanga ubuhamya bw'ibyamubayeho. Amaze koroherwa ariko ijwi ritaragaruka abakora iperereza bagerageje kuvugana nawe. Bakoresheje uburyo butandukanye cyane ubwo kwandika naho akabasubiza yanditse. Icyo gihe ni nabwo yabashushanyirije ibyo yibuka cyane kuri uwo mugabo. Harimo nko kuba yari umuzungu afite ubwanwa hejuru y'umunwa akaba kandi mu byo yamubwiye yaramubwiye ko yitwa Dennis. Nyuma yaho haje gukorwa ifoto hagendewe ku by'umwana yababwiye kugira ngo ifashe abaturage kuba bakekeranye uwo basa ariko icyo gihe ntacyo byatanze. Mu bimenyetso byafashwe icyo gihe aho yari yajugunye Jennifer hari igice cy'itabi wa mugabo yanyweyeho. Nibwo bakuyeho DNA irabikwa ariko kubera ko ikoranabuhanga icyo gihe ryari rikiri hasi cyane ntacyo bagezeho kugera mu mwaka wa 2009 mu kwezi kwa 9. Dennis yaje kongera gufata undi mugore ku ngufu. Mu bimenyetso byaje gufatirwaho yamufatiye ku ngufu byaje gushyirwa muri mudasobwa bihita biboneka ko hari n'ikindi cyaha yari akurikiranyweho nuko Dennis yaje gutabwa muri yombi. Dennis wambaye agapira k'ubururu bamusanze mu rugo muri Arkansas arimo kwitegura kujya ku kazi. Icyo gihe kandi ntabwo yigeze arushya polisi. Bakaba barasanze ari umugabo wubatse abana n'umugore wa kabiri ndetse n'abana uwo mugore yari yarabyaye imbere. Ikindi mu byaranze Dennis yari umugabo w'intangarugero haba mu rugo rwe ndetse no mu baturanyi ibyatangaje abari bamuzi. Mu ibazwa rye bamubwiye ko umwana w'umukobwa akiriho. Dennis nta kindi yasubije usibye kurira anababwira ko kuva yamuhohotera yahoraga yicuza anabemerera ko kandi yabikoze. Mu rukiko uyu mugabo witwa Dennis mu bari baje kumva urubanza rwe harimo na Jennifer Sweet wanasobanuye ko byagenze. Jennifer aganira n'itangazamakuru yavuze ko hari ikintu kimwe yahoraga yifuza ni uguhagarara imbere ya Dennis wamwishe akamubwira ko noneho ubu ngubu ariho kandi ameze neza. Uyu mugabo Dennis yaje guhamwa n'ibyaha byo gushimuta umuntu no kumuhohotera ariko habura ibimenyetso simusiga byo gufata ku ngufu. Akaba yarasabiwe igifungo cy'imyaka 12.
gusa nyuma y'umwaka umwe ari muri gereza ya Galveston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kwiyahura yimanitse ahita apfa atarahabwa igihano cye cya burundu. Jennifer Schwartz, umwana warokotse ku bw'Imana, ubu ni umugore wubatse, afite abana babiri harimo uwitwa Jonah ndetse na Jenna, akaba ari abana b'impanga. Yababyaye hakoreshejwe ikoranabuhanga rya in vitro kuko kubyara neza byari bigoranye bitewe n'ihohoterwa yakorewe na Dennis. Ubu akaba abana n'umugabo witwa Jonathan Martinez muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero tubashimire cyane nk'ibisanzwe naho utaha.